rekera kwiheba nshuti yanjye. Uri kureba ukabona nta nzira, ndetse ukareba ubuzima uyu munsi ubayemo ukabona buragucanze, ukibaza niba Imana ikuzi cyangwa itakuzi. Ariko ndagira ngo nkubwire yuko Imana ikuzi kandi ikuzirikana, igoza ku mutima iteka kandi nta mvura idahita. Ibyo ngibyo bikubabaje, ibyo bikugoye, ndabizi umunsi umwe izabihindura ibyishimo. Wowe komera ushikame, we kuva mu isezerano nta mpamvu, ahubwo iteka rigumemo, kuko ntawamwiringiye ngo akugwe n'isoni. Erega Imana ntiyadusezeranije iminsi itagira ububabare, nta bihe byo guseka bitagira umubabaro, kandi nta bihe by'imvura bitagira izuba. Ariko yadusezeranije imbaraga zo guhangana n'agahinda, ihumure n'amarira. Menya ko kandi yadusezeranije urumuri rutuyobora mu nzira tunyuramo. Humura nshuti yanjye, nawe Yesu azakuyobora, kandi ibyari amarira kuri wowe azabihindura ibyishimo. Nawe wongere useke unezerwe, kuko uzaba ubonye gutabarwa kwayo. Murakoze cyane, ndabakunda. Ni Olivier Rwanda, umuhungu w'Abanyarwanda.